tugwa kuri ya ndirimbo y'amastori vibe n'ibiki ewana nyumvishe roka gati nta ndirimbo irimo uzanye bya biganiro byawe mu muziki tangiye gutera story mu muziki nyumvisha yago ewana yumvisha ba Melody na Pius bagiye kuri wa mukecuru aririmbye ngo mu bushyuhe barayumva bari kwivibinga Melody avuga ati bora ni ya danje yagetamo amagati ndi kumwe na Melody na Pius ati bora basaze bita bamvugisha wacana ni hit Melody atamwe ati genda shaka hano nanyukiremo ni hit nibwo nasuye muri studio ndabihindura nyumvisha roke avuga ati wapi noneho Melody yandikiye yagaramubwira ati bwira cyana kigo yandirimbo nongere numve ayimwumvisha yambwira ati iki cyana cyakoze hit iyo voice note ya Melody narayumvisha njya muri douche nkajya nyikina nkayumva nkaza muri salon nkayumva ewana njya kurya nyifite buri navuga uyu ni Melody cyangwa yago nawe ari kubeshya Melody yavuze ngo iyi ni hit cyangwa ndi kuyumva no nkajya kuyikopiya ngo nyumvisha abashuti bawe mbabwira ati munyumvire ko yari Melody nyoherereje roki icyo gihe yari Tanzania na Mr Kagame bari gushutinga ya bora yabo ntizi ndayimwoherereza voice note aramurumva roki ntabwo yarazi ibintu by'imiziki yari movie cyane byama movie ayumvishe urumva yari yarayanze acyumva Melody ko urumva yakundaga Melody cyane we yumvaga acyumva Melody avuze ngo iyi ni hit n'ibyo yatambwira ngo shootinga video yayi ni hit natwe turayikomfira kandi yari yayifize kwa nta bushobozi twari dufite itamamagara Titi ndamubwira ati mfite indirimbo ya hit Titi Brown arambwira ati wowe se ukora hit wacyana ndamubwira ati jya WhatsApp nkutemo hit ntabwo namuhaye indirimbo namuhaye voice note ya Melody avuga ati iyi ndirimbo ni hit amaje kumva voice note ndamubwira ati aramamagara ngo none se iriya voice note ino ndirimbo ndajya nkumvisha iyo ndirimbo feedback ifite itarazo mutama indirimbo ndandika ati umva hit akiyumva yatambwiye ati iyi ni hit fata ya voice note nyohereza Jojo Breeze ni umva hit kuko nayo yari umubyinnyi uteye ubwoba nawe avuga ngo none se ngiyo hitire ko namuhaye nayo voice note ya Melody ni ya Titi arangiye ngiyo hit siriye itanye mutamo ati umva hit nawe yumvishe atavuga ati ni hit kabisa Titi rero nibwo yambwiye ati ariko iyi hit irasaba video iri bijyana n'ibijyana muri corona n'ibiki ahitambwiye ati rero niba udafite ibiceri nzaza nkwereke ibibora byaje bya TikTok urumva TikTok sinari nyizi ni Titi yari update za byose bikoreye duhuye tamyereka abana kuri TikTok bari kuririmba utuntu yambwiye ati uyu mwana asabaho ko nabonaga abo bana ari ibizungerezi kubera yama effect babona nta mwana mu buri kuri urwo rubuga yazamura ati reba iyi bola cyo gihe yanyerekaga bola za Justin Derulo kuri TikTok nkabona bona bose bari kuzivibing nta numwe twanavugana titarambwira ati rero nje nabigukora tukayikora gutya etamo urugero rw'indirimbo ya Kivumbi na Mike Kayihura nuko Sabrina nuko yari yasohotse imeze ambwira ati nabigukorera turavugana bumva icyo gihe nabicaye nayo mfite n'ibiki yemera kumfasha we yari abafite bavugana n'ibiki abasaba challenge kajya bandikira n'ibiki bakajya bafata challenge pack yego arazima arambwira ati muze editing mamagara Kadafi ndamubwira bro dufite bora gutya na gutya ni hit we yari ayizi ko yanaririmba tujya ku Gisozi bora yabaga yabanaga na Babu turara editing uriya ndirimbo yatwaye nk'ibihumbi 10 byonyine ngo nibyo kunywa twarayitugwa kugira ngo yedite ko dio producer ayikoreye ubuntu video ni Kadafi yayikoze ayikoreye nta byayizikate nta twayikoreye ubuntu ira booming rero kugira ngo booming urumva narembyemo decating pose kumbuga n'ibikeneye decata yumvishe wana akajya posting ati iki cyana cyanyibasira iki cyana abantu bakora cyane iba hit dufite indirimbo na Igor Man muri studio itarasohoka so rumva nabe Igor bitavuga ati wa mupeti ndaka twite hanze turashootinga hagenda haziramo izindi so rero nge ntabwo mvuga ko imiziki cyangwa ubwamamara ari ibintu ngewe napanze bavuge ngo nari nzi ngo bizagenda gutya na gutya so ni ibintu Imana ikwihera so rero niba Imana ibiguhaye wibyiratana